abagabo barastressa. Umugabo nyine arahinduka, muragenda nyine yarakugizeho umwana mwiza, hanyuma mwagera mu rugo akahita nyine ahinduka agatangira kugukubita. Niyo mpamvu ntanamushaka. Ubwo se ubwo yankubita gute? No kunkubita nabyo ntabwo yankubita ngo mbyemere. Ngiye burya nabikunda nyine mbyaye sinshaka. Nabaho n'imyaka 100 yose nta mugabo. Judith Pamela umugore wa The Ben, iyo aza kuba amahitamo ye ntiyari kuzashaka umugabo, yari kumera nka Amerika na Afurika. Amerika yica uwishaka igakiza uwishaka. Niko Pamela yari afite inzozi zo kuzabaho ubuzima bwe bwose, ariko rero akawa mugani ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. The Ben nawe yaje guhinyuza Pamela yisanga ari mu rukundo na The Ben, nuko inzozi za Pamela zirangirira aho ngaho. Gushaka ntabwo ari ibintu nyine wabaho udashatse. Cyo kintu nakuze kindimo na n'ubu ngubu, kandi ko nkura nyine byenda byiyongera. Ni ugutinya kuryamana n'abasore, ni ugutinya gushaka umugabo, cyangwa urwaye intinyi? Tubwire. Oya, nabaho n'imyaka 100 yose nta mugabo. Kuri ko umunyarwanda wavuze ngo akagabo gahimba kandi kataraza, nibyo byabaye kuri Pamela mu mpera za 2019 ubwo yari amaze guhura na The Ben. Nuko inzozi za Pamela zose ziyoyoka ubwo yari amaze kubenguka umusore w'ibigango The Ben, akaba n'icyamamare muri muzika nyarwanda. Nuko Pamela yisanga ari mu rukundo. Abagabo barastressa. Umugabo nyine arahinduka, muragenda nyine yarakugizeho umwana mwiza, hanyuma mwagera mu rugo akahita nyine ahinduka agatangira kugukubita, agatangira nyine guhinduka ukagira ngo ntabwo ari mwari muziranye. Ibyo ngibyo rero bintera ubwoba. Pamela uri mutoya cyane biragaragara, ariko se ufite igikomere kingana gute ku buryo waba ufite ubwoba bw'uko kuba washaka umugabo byakuzanira ikibazo? Ese ni ubuhe bumenyi, ni ubuhe bunararibonye ufite ku bigendanye no gushaka kw'abagabo? Baza ushatse nk'umugabo akaza akagutera inda 2022, 2024 akaza, 2026 akagaruka, urumva atari ikibazo? Na experience mfite nyine ndi kubyumva ko buri muntu wese yabyumva kumva biri weird, n'umuntu wese mbibwiye aba yumva nyine bitangaje. Nta experience mfite, nta n'umugabo urambabaza cyangwa se umuhungu kuva navuka. Kino gihe Pamela ntiyakozwaga kuzakubitwa n'umugabo utari se, dore ko n'ibintu bigendanye n'urushako bitamurazaga inshinga. Ati ikirenze kuri ibyo ngibyo, sinifuza kuzashaka umugabo ngo mbane nawe ubuzima bw'iteka ryose. Bisesenze. Niyo mpamvu ntanamushaka. Ubwo se ubwo yankubita gute? No kunkubita nabyo ntabwo yankubita ngo mbyemere. Gusa ngo nubwo biri ubu ngubu Pamela wamanyirari ryo kuzabaho yigenga, yatekerezaga ko naramuka akuze akabona amafaranga menshi ahagije azashaka umusore mwiza umeze nka The Ben, yarangiza ngo akamusaba akamutera inda zigera muri 3, maze ubwo umusore akajya abaho ubuzima bwe, umugore nawe akajya abaho ubuzima bwe ku masezerano bagiye bumvikana hagati yabo. Bizo ngo sinshake sinabyare, ngiye burya nabikunda nyine mbyaye sinshaka. None se wakunda no kubyarira mu rugo? Simbyarira mu rugo nyine ngiye ndi umuntu ndi mukuru, niyo ntabwo ntari mukuru, wenda nabonye amafaranga yo kuba narera umwana wanjye. Hanyuma nyine nkabona aho kuba, nkabona minervaleze, umuhungu wenda ndiyumvamo musaba kanerinda, nkabyara nk'abana nka 3 nibana nyine n'abana banjye. Nyine nibyo mprefera njyewe. Njya mbona nka bari aba single mothers, like nyine baba bafite abana babo, nyine bibanira n'abana babo, nkabona nyine ni ibintu byiza bibaha amahoro. Njyewe rero ntabwo nyine nk'uko nabivuze, ntabwo nashaka nabyara nk'abo bana ngo buri mwana afite papa we. Nababyara kuri papa umwe, hanyuma akazageza no kubasura, akanabatwara wenda muri weekend, bakabangarurira nyine bakamenyana na papa, bakaba n'inshuti. Kuko kubana n'iyindi case, kuko rero ntabwo nyine ntabwo njye na papa we twaranganye cyangwa twarashwanye ngo mwangisha abana, najya mbamuha. Rero numva ntahungabana, nta kintu byantwara ku buzima bwanjye, nta na gitoya cyane.
kuko of course nanjye uwo mugabo twaba twarabyaranye yaba ameze nk'aho ari umugabo wanjye ariko tutabana. Ni ibintu namusaba mbere yuko tubyarana, tukajya nyine twubahirizanya amategeko n'amabwiriza twahanye. ariko mukabonana byibura tukabonana ko ni papa w'abana banjye, akazajya nyine aza gusura abana be n'uwo babyaranye. Pamela ibi byari nk'inzozi z'ubutoya zari zirimo ziramwoshya, dore ko buri kiremwa cyose cyaremewe icyacyo, ikigore kiba gifite ikigabo cyacyo. Ni nako The Ben yahuye na Pamela maze ibyari inzozi ze zose ziyoyoka uwo munsi, dore ko The Ben yari umusore w'inzozi ku bakobwa bose b'i Nyarugenge, ari nako byaje kugendekera uyu mukobwa Pamela ureba. Hari igihe nyine ubona nka interview wakoze ugasanga nyine habayemo utuntu tutari twiza turi gutrendinga ugacika intege ukuntu, ariko ntacyo nababwira ko isi ntabwo isakaye. Pamela noneho yavuye ku izima, yemera ko isi idasakaye kandi ururimi nta kintu rupfana n'umunwa, dore ko ibyo yagiye yivugira mu binyamakuru bigiye bitandukanye aribyo biri kumugarukira uyu munsi. Reka twumve ibindi bivugwa hirya no hino. Mibiri ni nayo iherutse gutamaza Pamela nyuma yo guta umugabo n'umwana mu buriri akajya kurara ijoro muri sale ya Cote abyinana ingwatira n'undi mugabo bamwe bise umuvandimwe we. Nk'aho ibyo bidahagije akaniyambura ububyeyi, inda n'umukondo akabishyira hanze nk'umugore utagira ubwenge. Ibintu byanarakaje bikomeye impirimbanyi y'umuco nyarwanda, akaba n'umupfumu imandwa nkuru y'u Rwanda Rutanga rw'amaboko wamujyanye igitsuri nk'icy'ababyeyi basheshe akanguha agira ati zibaho ugatsindwa we. Kirazira mu muco wacu nta mugore wo gushyira umukondo ku karubanda, nta mubyeyi wo kwanika inda n'umukondo ku gasozi kandi ari wo pfundo ry'igitereko cy'ubuzima butazima n'urureri ururera abana ugenwa akagenda ariko akajyana ubugingo bwa nyina. Sigaho none ubwo ababyeyi biyanitse abana nibo basiyanura se nyagasani. Muhonoke bene Imana ntiruzigera rubura imburagihana, inda y'umubyeyi ishushanya nk'indi isamirwamo indi byara ubuzima butazima. N'utakwiyubaha yakubaha kandi akubahiriza, nicyo kiduhatse. Hari abuririye kuri aya magambo mpanuro ya Rutanga rw'amaboko maze bacyurira Pamela ko yashatse adakuze, abandi bihanganisha umugabo we The Ben ngo washatse nabi nk'abandi bose. Muri abo hari n'abatwibukije ko n'ubundi Pamela yamye nta mutima wo kuzabana n'umugabo afite, bityo ko niba nta gihindutse mu minsi ya vuba ashobora kuzahitamo gutandukana na The Ben akajya kwibana nk'uko yahoze abirota akiri umukobwa. Ariko se ubundi uyu Pamela uteye utya ni muntu ki, haba mu buzima busanzwe no mu isi y'ibyamamare by'inaha iwacu mu Rwanda? None se ni gute The Ben yamukuye ku ijambo yari yaratsimbarayeho ryo kutazashaka umugabo ariko bikarangira amugize umugore, nubwo urugo rwabo rwatangiye gutegwa iminsi ko rutazamara kabiri? Byinshi ku buzima bwe reka tubyitseho mu kiganiro cyacu cya none. Wageze kuri Niyo Factual Entertainment kandi cyo gukora urakizi. Nanjye nongereho nti murakaza neza kuri Afrimason TV, muri kumwe nanjye Ruganzu Cyambaranama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Abantu benshi bazi ko nitonda, kangusubize cya kibazo. Abantu benshi bazi ko nitonda kubera ngo nitonda ndi umusazi. Ubundi uyu mukobwa Uwicyeza Pamela avuze ko azi kwiyoberanya ndetse ko abantu benshi bazi ko yitonda, ariko siko bimeze. Ubundi amazina ye ni Uwicyeza Pamela, wavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, akaba avukana n'abana benshi, abahungu n'abakobwa. Tuvuka turi benshi, abakuru barashatse, abatakibona hano ubwo ngubwo ni batatu. Umwe niwe washatse, undi ntabwo mu Rwanda, abandi babiri ntabwo mu Rwanda. Undi dukurikirana ni sister wanjye yitwa Sonia, ntabwo musanze yagiye gusenga nawe. Undi ni brother wanjye babiri, umwe yagiye ku ishuri, undi ari hano mwamubonye. Nta bigwi byinshi cyangwa se andi mateka yigeze amenyekana kuri Pamela uretse ibyo we yagiye yivugira mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, dore ko mbere y'uko ajya muri Miss Rwanda Pamela nta muntu wari umuzi, ariko amaze kwinjira muri Miss Rwanda nibwo yatangiye kuvugisha imitima ya benshi ndetse n'ibitangazamakuru bitangira kumuvugaho ko yari umukobwa w'uburanga butangaje, dore ko no kujya muri Miss Rwanda Pamela ntabwo ari we wabyihitiyemo, ahubwo yabihitiyemo n'abavandimwe be bamubwira ko bamaze kumwandikisha, ahakana ko atagomba kwitabira irushanwa rya Nyampinga. Barangije bamushuka ko iyo umuntu yamaze kwiyandikisha agashaka kuvamo ko bamufunga kubera ko aba yakinishije inzego za leta. Nuko Pamela yemera kujya mu irushanwa rya Miss Rwanda gutyo.
nigaga 6 nyirangiza turi gukora exeta, hanyuma mu rugo kwa grand-père hari hapfuye umupetitsi wa mama, hanyuma ngiye mu kiriyo mbasangayo n'abashuti be, barambwira ngo ko nananutse, ndabwira ubwo nyine no kubera examen n'ibiki, bahita bambwira ngo rero twakwandikishije uzajya muri Miss Rwanda. Ndavuga ati bishoboka bite, ntabwo najyamo, ntabwo nabishobora. Barambwira ngo oya, ahubwo nurangiza gukora exeta nyine uzahita ugenda. Ndabanza ndabyanga n'ibiki, hanyuma barambeshya ngo iyo nyine wiyandikishije ugasiba izina ryawe polisi iragufunga nyine ngo kuba bakinishije. So nagombaga nahise rero competition itangira, hashize igihe gito turangije, mpita ngenda nyine kwiyamamaza mu majyepfo, mbona biciyemo. nk'uko ubyiyumviye Pamela rero abyivugira. Pamela yagize ubwoba bwo kuzahangana n'abakobwa bo mu mujyi wa Kigali, arangije ajya guhatanira ikamba mu karere ka Huye mu majyepfo, dore ko Pamela ubwiza n'uburanga ndetse n'ubupfura byagiye bimufasha gutambuka gitore, maze ahatambukana umucyo. Pamela amaze kuhatambukana umucyo, yatoranyijwe mu bakobwa 20 bagombaga guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Pamela ufite nomero 29, ariko ubwiza n'uburanga yari afite ibyo ntibyatumye agaragara mu bakobwa 5 bagombaga guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Wibuke ko ikamba rya 2019 ryatwawe na Nyampinga na Miss ni mwiza Megan. Ariko icyo nakwibutsa ahangaha, Pamela nubwo atabashije guhatanira ikamba rya 2019 ngo aritware, akaba ataranagize amahirwe yo kuza muri 5 ba mbere. Ubwiza n'uburanga bya Pamela byakomeje kumufasha kugenda amenyekana ndetse atumye aba ikimenywa bose kubera uburanga bwe n'imiterere yiteye nk'igisabo, ndetse kampani zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda zakomeje kugenda zimuha akazi, kugera aho Uwicyeza Pamela yaje guhura n'icyamamare muri muzika nyarwanda The Ben Benjamin, maze ibyari inzozi za Pamela zihita zirangirira aho ngaho zo ko atazigera ashaka umugabo bibaho. Byabaye akawa mugani ngo diplome y'umukobwa ni umugabo. Uriya The Ben na Pamela yatangiye ku itariki 24 Ugushyingo 2019 mu mujyi wa Nairobi muri Kenya, aho bahuriye. Umwe ari mu mishinga y'indirimbo, nyamukobwa nawe ari mu mishinga y'ubwiza aho ngaho mu gihugu cya Nairobi muri Kenya. Iryo rikaba ari irushanwa rya Miss Zuri African Queen. The Ben nawe ahangaha yabajijwe uburyo yahuye na Miss Pamela, avuga ko byose ari umugisha w'Imana, ataruzi uko bizagenda. Twahuriye muri Nairobi, twahuye muri 2019 muri Nairobi, ari kumwe n'inshuti ze twari tuziranye, and then connecting. So ibi biratangaje ibintu by'Imana. Iyo ubonye umuntu ukumva hari ukundi kubaye. Yego, I think feeling namugizeho nibwo bwa mbere bimbayeho, of a sudden, for the first time. Yeah, for the first time, because mu buzima duhura n'abantu batandukanye, uri umusore uhura n'abakobwa batandukanye, but it comes a time aho uhura n'umuntu ukavuga ati urumva mbaye ukundi kuntu. Yego, and I think nicyo cyabayeho, and we connected especially kuri ku mico, ko you know, n'umukobwa mwiza, ariko mico nicyo kintu namukundiye. And then again nkuko bivuze bisa nk'amayobera, kuko urumva twarahuye nk'i Kigali ariko twari mu kindi gihugu nanone. So rero nabwo ntabwo nta kintu cyataye cyese kibaho, ahubwo kubera ko nahise feeling ukuntu kudasanzwe na keeping the communication, and then Imana itugeze ku niveau nziza. Pamela yabajijwe umunsi wa mbere ahura na The Ben, yavuze ko hari kuwa gatatu imvura igwa cyane, twese ntabakuraga ijisho kuri mugenzi we, byari byiza ndetse buri wese yagaragaje amarangamutima, ariko ntiyatobora ngo avuge. Buhoro buhoro ati The Ben yanjyanye kureba filimi, ibyo byatumye mukunda cyane. Ntabwo byari byoroshye kuva mu mwiherero wa Miss Zuri African Queen, ariko byatumye shakisha umwanya kubera urukundo nari maze kwiyumvamo n'amarangamutima yaratangiye kunkurura kuri The Ben, bituma
nshaka umwanya maze turasohokana. Nyuma y'urukundo bakomeje guhisha igihe kinini cyane, mu mwaka wa 2022 amarangamutima yarabatamaje. The Ben n'umukunzi we Pamela bafata urugendo bajya hagati mu nyanja, maze The Ben amuterera ivi nuko azamura akaboko amwambika impeta mu kirwa Maldives kiri hagati mu nyanja y'Ubuhinde, maze umubano n'urukundo bya Pamela na The Ben bisakara muri rubanda. Nyuma byaje no gukomeza bakora ubukwe imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana mu nyubako iri mu mujyi rwagati ya Convention Center, maze Imana ikomeza guha umugisha urugo rwabo ubwo baje kwibaruka umwana w'umukobwa Luna. Uyu munsi The Ben ni umugabo ushima Imana ndetse na Pamela ni umugore ushima Imana. Nubwo hajemo urunturuntu abantu bagatangira kuhwihwisa ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku mubano w'aba ngaba, ubwo Pamela yaje kugaragara mu rubyiniro arimo abyina n'umusore utazwi, bamwe bavuga ngo ni umuvandimwe wa Pamela, abandi bakavuga ko ari umusore wari wamusohokanye ndetse ushaka kumupapura The Ben. Icyo nakifuriza abangaba nuko Imana yaha umugisha urugo rwabo, agatotsi kabayeho muri iyi minsi itambutse cyangwa se ibiri kuvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, umuryango w'aba bombi ukongera ugasubirana kandi ukabana mu mahoro, ndetse ibibazo biri hagati yabo bikaba byavanwa mu nzira ndetse n'ababikoreraga bagashyira agapira hasi. Njyewe uvuga ibi ngibi ndi Ruganzu Cyambarantama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Imana y'u Rwanda ikomeze isigasire urugo rwa The Ben na Pamela.